iyi mwumva ni radiyo y'ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Uyu ni umwanya w'ikiganiro Agasaro Kaburaga, umwihariko wa Murisanga, muri kumwe na Venuste Nshimiyimana. Ikiganiro Agasaro Kaburaga gishamikiye kuri Murisanga cy'uyu munsi gifite umwihariko. Mwari mumenyereye ko kenshi ari ababyeyi baba bashakisha abana, noneho turakira abana benshi bashakisha ababyeyi babo. Inkingi kanagazi y'Agasaro Kaburaga turayubakira ku mwana. Niyo nkuru Moise waburiye mu Rwanda dore hashize imyaka 21. Icyo gihe yari afite umwaka umwe. Agasaro kabonetse mu cyumweru gishize. Jacqueline Mukamparirwa turamugeza ku ivuko irutunga rwa Gasabo mu cyahoze ari komini Gikomero, aho yavuye mu mwaka w'1992. nk'uko mubimenyereye ndabamurikira Agasaro kabonetse. Ntimucikwe, niba waratwitabaje ngo tugufashe wasanga Agasaro kabonetse arakawe. Mugume ku maradiyo yanyu. Agasaro Kaburaga. Agasaro Kaburaga. Mu kiganiro giheruka mwumvisemo umwana w'umukobwa Jacqueline Mukamparirwa ukomoka ahitwa Irutunga mu karere ka Gasabo, aho yavuye afite imyaka 2. Nyuma y'imyaka 29 yarabwiwe ko nta muryango agifite mu Rwanda. Ijwi ry'Amerika ryamuhuje na se Rutoto Celestine ndetse n'abakuru be na base wabo na ba nyina wabo. Bamaranye igihe kigera ku isaha baganira. Nongere nshimire Padiri mukuru wa Paruwase Gishaka Floribert Irategeka wigoye akadufasha kuvugana nabo tubunana. Nabahitiyemo iminota mike ibumbye uko baganiriye. Azaza kukureba, yabikwemereye rwose. Azaza Gayeda. Natekerezaga kuzajya kubasura mu kwezi kwa 8, ariko sinzi niba nzaba nabonye inkingo zose. Inkingo nkeneye. Reka noneho muhonde n'abavuga ko ari abaturage. Nitwa Mutesa Theoneste. Kuba mbonye umuryango abuzukuru banjye n'umukobwa wanjye biranshimishije cyane ko imiryango yiyongereye. Natwe rero nk'umuryango we uhagarariye n'umuryango wundi wasigaye biranshimishije. Padiri yabitumenyesha tukareba abana nabo bakareba natwe umuryango wasigaye. C'est génial. C'est surtout qu'en plus je dis c'est une famille que Birashimishije kubumva, cyane cyane ko batubwiraga ko imiryango yacu yazimiye. Parce qu'il y a plus de famille du tout. Ndishimye ntabwo nabona uko ibyishimo birandenze, ariko nitubona amaso ku yandi twaha Imana icyubahiro. Twaragushakishije tweberwa irengero ryawe, ariko duhaye Imana icyubahiro kuba uhumeka umwuka w'abazima. Imana ikomeze ikurindira aho uri. Umunsi tuzongera kubonana amaso ku yandi tuzaha Imana icyubahiro. Narakwibukaga kera ukiri umwana tujya ku Rwesero tukavayo tugiye gusinya kwa Rukubayihunga urwumvikiro wa komine Gikomero. Njyana na papa rero tujya gusinya kuri komine nyine Mukamparirwa. None rero Imana ikurindira ahantu n'abana. Twageze ku Rwesero, hari umuzungu witwaga wa Paroma yareraga abana, akabaha amata, bakabaha ibyo kurya bibashije kurera abana b'uruhinja. Noneho jenoside ibayeho twongera kumubona, ntitwongera kubona agakuru. Papa yabashije kuza kubaririza Croix Rouge ngo arebe yuko bamufasha akabona uwo mwana, bamutuma n'amafoto ya papa. Croix Rouge nayo nta gisubizo twigeze tubona. Turakomeza dushakisha amakuru, reka da naho tumenye y'ubwenge turakomeza turabaririza agakuru. Masenge ajya kurwetera aho icyo kigo cyari kiri, amubwira yuko abana bari bafite bashobora kuba barabishyuye. Tubura irengero rye, turakomeza tukikisha, tubura ubundi buryo twanyuramo. Nibwo ejo bundi twagira yaduha neza ry'Amerika. Dushima Imana, twumvaga ko jenoside yamuhitaniye aho ngaho ku Rwesero.
Biranshimishije cyane kuba mbabonye, nkabona data na bakuru banjye, nkareba uko basa, nkaba mbona bafite ubuzima bwiza, nicyo cyangombwa. Kubona batarakozwe mu nkokora na jenoside sinzi ukuntu byabashobokeye. Ibyo tuzaba tubiganira. Kubona ko mfite umuryango mugari wateranye birampa imbaraga zo gushaka kujya kubasura vuba na bwangu, cyane cyane kugira ngo mbereke abana babone ko bashobora kubona ababagwa mu ntege, kandi ndabona bafite ubuzima bwiza, nicyo cyangombwa. baramwishimiye kumwakira mu muryango wabo. shaka agasaro kawe muzakabona, maze rero shaka agasaro kawe muzakabona, wicika intege, shaka agasaro kawe muzakabona, shaka agasaro kawe muzakabona. nk'uko nabibabwiraga mu ntangiriro z'iki kiganiro, uyu munsi kiribanda cyane ku kurangisha abanyu mwaburanye. Duhere kuri Habumugisha Jean Paul uri mu murenge wa Runda, umudugudu wa Kamuhoza, akagari ka Kagina. ndarangisha umwana wanjye witwa Dukuzumuremyi Marie Grace. Dukuzumuremyi Marie Grace, muherukana ryari, mwatandukanye mute? yewe duherukana mbere y'intambara. Marie Grace yabaga kwa nyirakuru hano i Masaka muri Gitaraga. Noneho duhunga tugerana kuri Goma n'umukecuru wanjye. Hanyuma haje kubamo ikibazo, jewe ntabasigiye ninjira muri Masisi, mbese muri make. Hanyuma mbasiga kuri Goma kuko sinagomba kubarenza ishati, hari hameze nabi, ntabwo abanyarwanda baturukaga mu Rwanda bagomba kuharenga. Jewe kubera ko nanabayeyo, ubwo nakoresheje ibishoboka byose mbasiga kuri Goma, ngiye ninjiramo. Ngezeyo ubwo ngubwo nasanze y'intambara y'Abahunde, n'ubundi ndakomeza njya muri Kare. Kuva ubwo ku icyo gihe nagiye kumva ndiyo ngiyo, bambwira ko yajyanye n'abasirikare ba kontenja, mbese ababereye umugore. Abasirikare biyihe kontenja? Ni abakongomani. Bari mu kahe gace, bari bakambitse he? Bari hariya kuri Goma nyine. Hanyuma batashye bajyana n'umukobwa wawe, batashye batahana nabo, baramugize umugore. baramugize umugore, baramugize umugore, we yari ari ku Gituku hariya kuri Goma. Ubwo sinzi ukuntu bakomunikanye, bahita bajyana gutyo, ajyana n'abo bakontenje. Ubwo rero agenda gutyo, gusa nta bundi buryo twongeye kumubonaho, ariho atariho ntabwo mbizi. Nagira ngo wenda namenya ko yaba yarapfuye, nko ngenda numva ukuntu mukoresha ingufu mukabona abantu, ni wenda mwanshakishiriza niba bishoboka, tukareba niba yarapfuye cyangwa niba akiriho, kabimenya nibura. Aba basirikare bari aho ngaho kuri Goma, uribuka ukwezi bari bahari? Ariko ibyo ari byose ni muri 1998, 1997. Marie Grace yari afite imyaka ingahe muri 1997? Icyo gihe yari hejuru, yari mu myaka hafi 18, kuko yari yavutse 78, yabaye wenda yari afite nk'imyaka 20. Hanyuma ninde wakubwiye yuko yajyanye n'abo basirikare? Hari, urumva ko twari turi famiye, usibye njyewe wahavuye nkajya nkinjiramo imbere nkaza iyo za Masisi, ariko mama yari ahari, afite na murumuna we bari kumwe. Hanyuma mbese n'abandi na famiye muri rusange. Ngo hari abantu bamubonye Kinshasa mu bari bamuzi. Bwana Habumugisha Laurent, niba umukobwa wawe akiriho, ni iki wifuza kumubwira nk'umubyeyi? Icya mbere ni ukumenya ko ariho. Icya kabiri ni uko nanamusuhuza, twifuza nkanishima ko yaba ahari, kuko ni imyaka myinshi ntamubona, ntagira gute na gute, kandi yaba nahari kuko nawe yamenya ko tuhari, hanyuma byazaba na ngombwa tukanashakana tugasuhuzanya. Urakoze. Niba yumva ijwi ry'Amerika, niba ari Kinshasa cyangwa se i Brazzaville, iyo mijyi yombi iregeranye, aho yaba ari hose ahagerwa n'ijwi ry'Amerika, naramuka yumvise ubutumwa bwawe, ntabwo nshidikanya ko
nawe azagerageza kuduhamagara kugira ngo tubahuze. Nongeye kugushimira icyizere ufitiye kimwe n'abandi benshi ijwi ry'Amerika. murakoze Mukamazimpaka Marie Claudine we ararangisha umugabo we atuye mu murenge wa Gisozi umudugudu wa Kanyinya akagari ka Ruhango. Ndarangisha umugabo wanjye twashakanye. Muherukana ryari? Duherukana 9/6. Umugabo wawe yitwa nde? Yitwa Nubaha Saveri. Nubaha Saveri. Muherukana hehe, mwatandukaniye he? Twatandukaniye muri Zaire, ubu ngubu ariyo Kongo. Mu kahe gace, mu kahe karere? Mu gace ka Mbandaka. Mbandaka twari turi kuri Freze. Twagira ngo twambuke dukomeze tugende Brazzaville. Hanyuma bigenda gute kugira ngo mutandukane? Kubera ko aho ngaho twari twategereje kugira ngo tubafatire ubwato bwo kugira ngo twambuke. Twahamaze n'igihe wenda n'ibyumweru 2, aza kurwara akaguru, yari yarakandagiye mu ihwa ry'ingazi. Karabyimba, mbyuka mu gitondo ngiye kuvoma amazi yo guteka igikoma cy'abana. Bari dufitanye abana 2. Umwe ndamumusigira, undi ngenda muhetse. Ngarutse kubera irantambara yo muri Kongo, nsanga abantu batatanye birutse. Kuva ubwo ntabwo twongeye kubonana. Sinongeye no kumenya amakuru ye. Uwo nabazaga wese yarambwiraga ati mperuka handi Mbandaka. Ariko ubwo nari namusigiye umwana mukuru wari ufite imyaka 3. Ubwo nawe naramubuze niburana na se. Na n'ubu inyuma naje gutahuka ngewe ngeze mu Rwanda. Umwana nsanga Faisal yaramuzanye, ari muri Croix Rouge mu Rwanda. Ubu ngubu kugeza ubu mwana ndamufite. Ariko agakuru kase nta kanunu wigeze umenya? Ashwi habe namba. Uko n'umwana yari akiri muto, nta makuru yabashaga kuguha. Nta muntu wigeze akomoka hakurya y'uruzi aho ngaho muri Congo Brazzaville ngo atahuke mu Rwanda be yakubwira ati naramurabutswe nawe yashoboye kwambuka, cyangwa se nta gakuru kandi wamenye? Nanjye narambutse ngera Brazzaville ngire ngo wenda tuzahurirayo. Mageze nahabaye nabwo ikindi gihe nyari cy'amezi 2 nabwo ndashakisha ahantu hose mu nkambi zari zihari ndaheba. Ubwo mise mvuganiye kanitahire. Ngiye natashye 9/7. Kuva ubwo nta yandi makuru nabashe kongera kumenya. Aho yaba ari hose ijwi ry'Amerika rirumvikana kandi abaryumva ni benshi. Wa mubyeyi we, nyuma y'iyi myaka ishize 25 utandukanye n'umugabo wawe, niba akiriho akaba ashobora kukumva, nayahe makuru wumva ushaka kumugezaho, n'icyumva ushaka kumubwira? Amakuru nshaka kumugezaho ni uko na mbere nzi ko yakundaga nawe kumva ijwi ry'Amerika. Aramutse abaye akiriho akaba akigiyumva, yatumenyesha, kuko abantu kugeza ubu bose nagize amahirwe ndi kumwe nabo. Nabashyize mu mashuri barize, baranarangije, umukuru naramushyingiye. Uwo bari kumwe. Yamaze no kubyara 2. Uwo muto nawe ubu nawe ararangije segonderi. Bafite agahinda kenshi ko kumva bataragize amahirwe yo kumenya amaherezo ya se. N'undi wese wabasha kuba yarabashe kumenya amakuru ye yatumenyesha. N'abandi bavandimwe bashiki be, bicwa be, bose baraho nabo twabonaga muri Kongo, benshi twabashije kongera guhura. Ubu bose bari mu Rwanda? Bari mu Rwanda, ni amahoro. Agasaro Kaburaga. Ikintu gikunze kugaragara mu kiganiro Agasaro Kaburaga ni ireme ry'umuryango nyarwanda, aho usanga uyu ashaka mwishywa we, undi mubyara we, undi nyirasenge cyangwa se nyina wabo, umubyeyi ashaka umwana n'umwana ashaka umubyeyi. Ngira uwo nsanga Yosefu atuye mu karere ka Rulindo, umurenge wa Murambi, akagari ka Mugambazi, umudugudu wa Gasinde. Kurangisha yo bita Damascene, niho bita mu Rukatiraso bakunze kwita Amajyambere. None se Damascene we yitwa nde? Damascene ntabwo ko twatandukanye nyuma mu 1996 muri mutoya, ntabwo n'izina rye ndi. Abo bavandimwe mwatandukaniye he? Batandukaniye mu aho Karindo mu nkambi.
ubwo hari ryari? hari 96. Kuva icyo gihe ntabwo mwongeye kubonana? Ntabwo twongeye kubonana. Mwari kumwe aho ngaho i Kahindo, mwari kumwe? Twari turi kumwe. Byagenze gute kugira ngo mutandukane, bamwe bajya amajyepfo abandi bajya amajyaruguru mu kwira imishwaro? Ni ukuvuga ngo twabonaga mu nkambi imwe intambara iteye dufata iy'ishyamba, hari ahantu twaciye mu birunga ngene nkiri mutoya. Uburano bwo ngubwo biba byarabaye. Niba byarabawe? Icyo gihe ugenekereje, icyo gihe wari ufite imyaka ingahe? Icyo gihe nari mfite imyaka 8. Iyi myaka yose 25 ishize utamenya amakuru y'ababyara bawe, ni ukubera kutabishaka, ni ukubera kutabimenya, ni ukubera guterera iyo? Byagenze gute kugira ngo ubyibuke ubu? Ngo bagiye tubaza abantu bagiye bahunguka, none bakatubwira ko bari muri Congo Brazzaville, mu nkambi y'impunzi. Mu nkambi y'impunzi ya Congo Brazzaville? Inkambi y'impunzi iri Congo Brazzaville izwi cyane ni inkambi ya Kintele. Niba ariho bari, ongera ubabwire, ubwira abari muri iyo nkambi ya Kintele, abo babyara bawe urangisha aba ari bo kugira ngo bagufashe kubashaka. Ndarangisha uwo bita Amajyambere, bita Mwerukapirasi, niwo bita Damascene. Bambabwira ko tubakumbuye mu Rwanda, bambabwira ko tubakumbuye mu Rwanda, kandi n'abana babo. Ndi kumva uwo bita Amajyambere yari afite umwana w'amezi nk'atatu. Umugore wari mu Rwanda, nta kibazo, umuhungu we yarakuze. Ugomba arangije no kwiga segonderi. Akaba n'uwo Damascene, umugore yaturutse muri Congo afite inda, yabwiye n'umwana w'umukobwa bamwita Dusabe. Kumva nawe afite umwana ari kumva ko afite isuku. Akaba n'umukobwa mukuru witwa Firina, nawe ndi kumva yagiye kugira abana babiri, ndi kumva afite inda n'umwana, afite umwana wa Insa akagira n'inda. Akaba hari ba Nyirasenge, aho bita ba Mugababeza, aho bita ba Nyiramisago, aho bita Mukabucyana. Abo bose bakaba bategereje nk'ababisenge nabo kugira ngo bamenye, babategereje kugira ngo babakire kandi banamenye n'amakuru yabo. Biba ngombwa umuntu akamenya n'amakuru yabo. Bwana Ngirusanga Joseph, ndagushimye cyane kubera icyizere wongeye kugaragariza Ijwi ry'Amerika mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Nanjye ndabashimiye kubera yuko hari benshi mufasha, natwe tukajya maze mukadufasha tukazungukiramo nk'uko abantu babwirishamo kandi murakoze. Urakoze cyane. Agasaro Kaburaga. Hashize imyaka 22, umwana w'umuhungu witwa Moise Niyonkuru avukiye mu bitaro bya CHUK i Kigali ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'1999. Ibyo ni ibigaragara ku cyemezo cy'amavuko Ijwi ry'Amerika ifite. Yabyawe na Mukasine Odeta, nyuma y'umwaka ntiyongeye kumugiraho uburenganzira, dore hashize imyaka 21 yaramubuze. Ari mu Rwanda, mu karere ka Nyarugenge, umurenge wa Kigali, akagari ka Nyabugogo, umudugudu wa Kiruhura. Yaje ku Ijwi ry'Amerika atubwira uko yabuze umwana we. Nari ndwaye cyane, iki kibazo cy'uburwayi, mbona ngeze kure ngiye gupfa. Uyu mukobwa Ruragiranye nsaba ko yamumfasha kubera ko yari afite ubushobozi. Mwapfanaga iki? Nta kintu twapfanaga, twari duhuriye ahantu twasengeraga. Mwasengeraga he? Ni itorero bitaga Full Gospel Church. Uyu mukobwa Rubagire Agnes se yakoraga iki icyo gihe? Yakoreraga muri Minadef. Minadef ni Minisiteri y'Ingabo z'Igihugu cy'u Rwanda. Muri iyo minisiteri yari afitemo akahe kazi? Nabonaga afitemo biro, sinzi ibyo yakoraga, ndetse yakoraga, yari afite biro akoreramo. Yari afite ibiro akoreramo muri Minisiteri y'Ingabo z'u Rwanda. Yego.
icyo gihe umuha umwana urwaye cyane ni mu mwaka w'1999, ni mu mwaka w'2000, ni ryari? ni muri 1999. Umumuhaye yakubwiye ko agiye kumurerera iwe, yakwiye ko amujyanye he? Yagiye kumurerera iwe ahantu yari acumbitse mu Kiyovu. Niho yamujyanye, nkajya namusura, nkamugeraho nkamusura nkamureba. Mu Kiyovu kihe? Mu Kiyovu cy'abakire aho bitaga kwa Kanyarenga. Yaba se ariho hagituye magingo yatuvugana? Ntabwo ari hagituye, aba ari hagituye nabamubona, naba naramubonye. Yarahimutse ajya gutura i Gikondo. Gikondo naho ndahashakisha ndahabona ndamusura. Ngezeyo ubwo nari ntangiye koroherwa. Musaba kugira ngo umwana amumpe. Arambwira ati umwana amaze kugira ubuzima bwiza, amaze kumenyera, wimunkuraho nta wundi mwana afite, nkomeze mufashe, ujye uza umusure n'abakuru be bamusure nta kibazo. Ndabikora, njyana abakuru be baramusura, aragaruka bakajya ku ishuri. Noneho nongeye gusubirayo nsanga naho yarahimutse. Kuva icyo gihe kugeza na n'ubu nta yandi makuru yenze. None uwo mudamu, uwo mukobwa Rubagire Agnes nta wundi mwana yagiraga? Nta mwana yagiraga, yari umukobwa. Ko wambwiye mu kanya ko yakoraga muri Minisiteri y'Ingabo z'u Rwanda, iyo minisiteri ni imwe muri minisiteri zigendera ku mategeko ahamye, zifatika. Wigeze ugerageza kubaza umwe mu baminisitiri bategetse iyo minisiteri ngo agufashe kubona irengero ry'uwo mukobwa wagutwariye umwana? Reka mbyite gutyo. Ntabwo namubajije kuko abantu bahakoreraga nabo baje bambwira ko yimutse, atakihakorera, ashobora kuba yaragiye muri Minisiteri y'Iterambere ry'Abagore. Naho ngezeyo nsanga yarahimutse. Bambwira ko ashobora kuba akorera muri Réseau des Femmes. Ngeze muri Réseau des Femmes ndamubura. Nibwo nahise njya gushakisha muri NSS nk'uko muri iyo baruwa ibigaragara. Ijwi ry'Amerika imaze kubona ubusabe bwawe, twagerageje gukora ubushakashatsi koko dusanga uyu mudamu Rubagire Agnes yarakoze muri Dutere Imbere. turajya gukomeza gukora ubushakashatsi kugira ngo tumenye neza aho ari, kandi tunifashishe n'ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda kugira ngo tumenye aho aherereye. Nabonye yuko wanifashishije na Komisiyo y'Igihugu ishinzwe abana, bo umaze kubabwira ko uwo muntu yakoreye leta kandi kumuzi, ukababwira ikibazo cyawe, bakubwiye ngo iki? Ntabwo bahise bansubiza, nakomeje gutegereza igisubizo. Barambwira ngo njye kwa muganga aho namubyariye nshaka urupapuro rwemeza ko ari uwanjye. Njyayo ndarushaka, ndarubashyira. Hashize igihe rero nibwo bansubizaga ukuriye komisiyo, ansubiza ibarwa ambwira ko bo badashobora kumushakisha, ngo ahubwo nimubona nzababwire bamfashe kumpuza n'umwana. Numva nta gisubizo cyiza bampaye, nyine banciye intege. Arambwira ngo nzamwishakire nimushaka, ngo ashobora kutemera kuvugana nanjye, ngo bo bakaba aribwo babizamo, ariko namubonye. Nanjye ndavuga nabashije kumubona nta kintu byaba bimfashije kugira ngo bo babimfashemo, nanjye ubwanjye nabyikora cyangwa nkitabaza abandi. Hari n'urundi rwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB, kubera ko icyakozwe kirasa n'icyaha. Wigeze witabaza urwo rwego kugira ngo rugufashe gukora ubushakashatsi, iperereza ryimbitse kuri icyo kibazo? Ntabwo ubu nagezeyo, ariko hari umuntu umwe uzi neza uko byagenda nabajije, arambwira ngo icyaha cyarashaje. Tumaze kumva uko Mukasine yitabaje Komisiyo y'Igihugu ishinzwe abana, twashatse kumenya niba ibyo avuga
ari byo. Tubona ibaruwa umunyamabanga nshingwabikorwa Dr Claudine Uwera Kanyamanza yamwandikiye ku itariki ya 18 Mutarama umwaka wa 2018 abwira Madamu Mukasine ati tubandikiye tubihanganisha ariko tubasaba ko umunsi mwabonye amakuru y'aho umwana aherereye mwazatumenyesha tukabafasha gukurikirana ikibazo cyanyu. Mukashine amaze kutubwira ko hari uwamubwiye ko atakwitabaza RIB, urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha, kubera ko icyaha cyashaje. Twifuje kumenya niba icyaha cyo gutwara umwana mu buryo butemewe n'amategeko gisaza. Twitabaje umunyamategeko Felicien Gashema. Ikaze ku Ijwi ry'Amerika. Murakoze cyane kuduha ikaze ku Ijwi ry'Amerika bwana Venuste. None rero icyaha nka kiriya, umwana utwawe cyangwa umwana uhawe undi muntu kugira ngo amure ntamusubize, icyo cyaha kiramutse kibayeho hari igihe gishira kikaba cyarashaje uwo mwana akagenda nka nyomberi? Icya mbere na mbere ni ukumenya icyaha nyabaki yakoze. Turebye itegeko ryerekeye kurengera umwana, ibyo bishobora kuba biteganywa n'ingingo 31 y'itegeko nimero 71 agakato 2018 ryo kuwa 31 ukwezi kwa 8 2018 ryerekeye kurengera umwana. Rero iyo ngingo 31 iteganya ibijyanye n'icyaha cyakorewe umubyeyi cyitwa kwambura umwana ababyeyi. Icyo cyaha rero kikaba giteganywa cyangwa gihanishwa imyaka iri hagati y'2 kugeza ku myaka 3 n'ihazabu y'ibihumbi 500 kugeza kuri miliyoni y'amanyarwanda iyo uwakirezwe agamijwe n'urukiko. Niba icyaha cyarabayeho ukurikije amategeko, icyo cyaha cyakozwe ryari? Icyaha gisa nkaho cyatangiye gukorwa igihe yatangiye kwimukana umwana. Dukurikije ubuhamya bw'uwo mumama turasanga harahavuga yuko yajyaga gusura uwamureraga uwo mwana, yamenya aho umwana ari, uwo mama bugaca yimutse akajya ahandi. Uvuga ngo yakoze icyo bita umugambi, ni ikintu yagambiriye kuva kera cyo gukora icyo cyaha. Rero kugira ngo icyaha cyuzure hari cyitwa umugambi, hari cyitwa element materiel, ikintu gifatika. Uvuga ngo umwana yaribwe, n'umuntu ahari ufatika. Umugambi noneho umugambi yawucuze byari uko kwimuka muri quartier ajya mu yindi, mu ntara ajya mu yindi wenda, cyangwa ava mu gihugu ajya mu kindi. Nabyo biragaragaza umugambi yari afite, kuko ntabwo yigeze yimuka ngo amenyeshe umubyeyi w'umwana ko aho azasanga umwana naramuka amushatse. Bivuze yuko yamuhishaga amakuru kuko afite umugambi utari mwiza wo gukora icyaha. Itegeko naryo rikaba ribiteganya, iyo umuntu afite umugambi, iyo umugambi uhari, iyo materiel igaragaye, iyo itegeko rihari, hakabuza uwabikoze arabikurikiranwaho, yabihamwa n'urukiko akabihanirwa. None se ko aricyo natangiye nkubaza, icyaha nk'icyo kirasaza? Ntabwo icyo cyaha navuga ko gisaza mu gihe cyose umwana agifite umwuka, kuko umwana ntabwo ari umutungo w'umuntu ku buryo wakwibwa, umutungo wakwibwa hanyuma y'imyaka runaka ugatakaza uburenganzira bwo kuwukurikirana. Mu yandi magambo ntishobora gusaza mu gihe cyose, kuko ni icyaha gikorerwa abantu. None Maître Gashema, hari itegeko mu Rwanda riteganya uburyo umuntu uwo ari we wese ugiye mu gikorwa icyo ari cyo cyose kirebana n'ikintu umuntu yakwita gucuruza abana cyangwa se kubahererekanya mu buryo butemewe, ku buryo bashobora gukurikiranwa? Itegeko rirahari, itegeko mu Rwanda avuga rishobora kuba rijyanye n'icyo kibazo, ni itegeko nimero 51 agakato 2018 ryo kuwa 13 ukwezi kwa 8 2018 ryerekeye gukumira, kurwanya ndetse no guhana icuruzwa ry'abantu no gushakira inyungu ku bandi. Icyo cyaha kikaba giteganywa, iyo tegeko naryo ikaba iteganya ibyaha bitandukanye, ndetse rihana abantu bashobora kwijandika mu bikorwa
ibikorwa nk'ibyo ngibyo biteye isoni. None kuri iki kibazo tuvuga cy'uyu mubyeyi Mukasine ko yabuze umwana we kandi nta hantu yigeze asinya ngo yemere ko umwana amutanze, we yabigenza ate? Yakwitabaza izihe nzego z'ubutabera kugira ngo arenganurwe? Ndumva icyo Mukasine yakora yakwisunga ubugenzacyaha. Itegeko rirahari naribabwiye rijyanye no gukumira, kurwanya no guhana icuruzwa ry'abantu, ndetse iyo bikorewe ku mwana haba hariho umwihariko. Ubugenzacyaha bugaperereza bugasanga ko nta masezerano yabaye hagati y'impande zombi, bigashyikirizwa ubushinjacyaha nabwo bukabiregera urukiko. Nta cyabuza yuko uwabikoze yabihanirwa mu buryo bw'intangarugero, ku buryo byabera n'abandi amasomo. Maître Félicien Gashema, nongere ngushimire cyane ku bw'aka kanya uhaye Ijwi ry'Amerika mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Murakoze cyane bwana Félicien. Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Maze kumva ibisobanuro by'umunyamategeko, narongeye nganira na Madame Mukasine Odeta kugira ngo numve neza niba nawe yumva impamvu yari yararagije umwana yaramumwimye, kandi mubaze niba yarapfunze imitwe mu nkike zose. Ariko se Madame, hari igihe waba ugerageza kwibaza ndetse ukanisubiza, wibaza impamvu atagushubije umwana wari waramuragije ugeze kure kandi wabikoranye urukundo kandi nawe yamwakiranye urukundo? Icyo kibazo ujya ukibaza? nanjye byambereye urujijo, mbese nibaza niba yarashatse kumugumana, kuko hari igihe kimwe icyo gihe ngiyeyo yambwiye ngo nimwandikire ko mumuhaye. None ndavuga oya, ntabwo nakwandikira ko muguhaye, ahubwo wowe kuko wiyemeje kumufasha kubera n'ubundi buzima nari ndimo n'abandi bana mfite ntashoboye kubafasha, wowe mufashe abo umwana wanjye nawe nta kibazo, ariko ntabwo nakwandikira ko muguhaye. Hari amafaranga yigeze aguha? Hari ikintu yigeze aguha cy'ingurane ngo akubwira ati akira kino kintu, akira aya mafaranga azagutunge, azagufasha, ariko umwana umundekere? Oya, nta na kimwe. Ndagira ngo numve niba harimo ikintu gisa n'ubucuruzi bw'abana, kubera ko icyo ngicyo ntabwo cyemewe n'amategeko, urabizi. Oya, nta na kimwe, naba mbeshye rwose, nta na kimwe yampaye. Madame Mukasine Odeta, muri icyo gihugu cy'u Rwanda iyo hari ikibazo cyabaye ingorabahizi, hari umuntu ugikuriye, ukiyobora, ugitegeka, abaturage b'u Rwanda bakunda kwitabaza, yitwa Perezida Paul Kagame. Nagira ngo nkubaze, wigeze na rimwe utekereza ko ikibazo nk'icyo ngicyo nk'umubyeyi ushobora kukigeza ku wundi mubyeyi kugira ngo agufashe kukirangiza, kubera ko ndumva ko kikubabaje? Numvaga kumugeraho ntabwo numvaga ntapfa kumugeraho ngo mubone amaso ku maso mbimubwire. Ariko aragaragara, ahura n'abaturage bakamugezaho ibibazo byabo. Abonana n'abaturage ariko bisaba inzira ndende rwose. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Venuste Nshimiyimana, ndizera neza yuko na Perezida wa Repubulika akunda kumva Ijwi ry'Amerika, bibaye byiza bafasha kubona umwana wanjye. Ndizera yuko kumva akababaro kawe, akazagufasha. Natwe hano uko Ijwi ry'Amerika dukomeje ubushakashatsi kugira ngo tugere kuri uyu umukobwa, niba akiri umukobwa. Icyo gihe umuha umwana wawe yari umukobwa, yitwa Rubagire Agnes. Tukaba dukomeje rero gukora iperereza kugira ngo turebe yuko twagira icyo tugeraho kugira ngo tugufashe kubona umwana wawe. Niyo nkuru Moise, umaze imyaka 21 utarabona. Mwakoze cyane rwose, mwana nkunda kumva ikiganiro mujya mukora Agasaro Kaburaga. Nkunda kugikurikirana cyane, nabonye hari abana benshi bagiye bahuzwa n'ababyeyi babo, abandi n'imiryango yabo.
ukuri nizeye hamwe n'Imana ishobora byose ko umwana wanjye nzamubona. ukomeza wizere uzamubona. Yego murakoze cyane kandi ni ukuri Imana yo mu ijuru ijya iguha umugisha kubw'umurimo ukora ukomeye cyane wo kwitangira abantu. urakoze cyane. shaka agasaro kawe uzakabona maze rero shaka agasaro kawe uzakabona wicika intege shaka agasaro kawe uzakabona shaka agasaro kawe rero uzakabona. iyo ubuze umuvandimwe umuhozaho umutima. urugero ni Habumugisha Laurenti utuye mu murenge wa Masaka, akarere ka Kicukiro, akagari ka Mbabe, umudugudu wa Ngarama. ndashakisha Habyarimana Yuvenali, ni mukuru wanjye, yahunze muri 1994. abantu bari barahunganye harimo bariya ba nyirasenge bitwaga Bawiragiye Stefania na Manirareba Suzana, yari nyina wabo. ngo barahunze ariko 97 barahunguka. bamaze guhunguka baraza ngo bageze ahantu bavuye mu nkambi yitwa Gatare, bageze ahantu bita Imasisi ku musozi ngo witwaga Igicanga. noneho abantu nyine bakabatera ubwoba ko bakundi bavuga ngo iyo bageze mu Rwanda babagirira n'ab'abagabo, bo basigara aho ngaho ariko abandi barahunguka baraza. ubwo ngubwo aho ngaho yasigaranye na mukuru we kwa nyina wabo witwaga Paul Ndareba. noneho na mubyara we wundi wo kwa masenge witwaga Ukurikiye imfura ariko bakunda kumwita Mbonigaba. ariko Habyarimana wo mukuru wanjye yari yarashatse, bakundaga kumwita mu nkambi Murokore. yari yarashakanye n'uwo bita Jeannette ariko irindi zina rye ntabwo ndizi. babyaranye n'umwana witwa Nishimwe Janine. kuva icyo gihe cyose bahinduka muri 1997 nta handi hantu twigeze dushakisha. ni uko numvishe hari ukuntu abantu bashakisha abantu nk'uko nyine kuriya tuba twumva amakuru, noneho nkavuga nti nanjye namushakisha. ariko ubundi kuva icyo gihe cyose ntabwo tugeze tubasha kumenya amakuru ye yandi. noneho ronge nari navuze nti abaye hari ukuntu yaba yumva nk'ijwi rya Amerika abaye akiriho, cyangwa se umwe muri abo bantu bari bari kumwe basigaranye rwose yabanyuraho ukurikije uko nawe yaba yumva radiyo, cyangwa se wenda akabasha kuba yanyura mu zindi nzego ntazi, sinzi ukuntu bigenda. ariko yabaye yumva radiyo nk'ijwi rya Amerika yazataha, kuko papa Habarugera François aracyariho na mama Nyantemba Nyasaverina aracyariho. mukuru wacu mukuru witwaga Ntigurirwa Martin baranakoranaga, bakoraga i Kigali, nawe aracyahari. mukuru wacu mukuru witwa Donatira, mbese abana bacu bose baracyariho, keretse umwe witabye Imana witwaga Nyirangendo Marie Chantal. mukuru wawe Habyarimana Yuvenali bitaga Murokore. ndahamya yuko niba akiriho yumva ijwi rya Amerika, aho yaba ari hose ijwi rya Amerika rigera kure. ndetse na Paul Ndareba nawe niba yumva, ndetse na Mbonigaba uyu Nkurikiye imfura, abo bose urangisha abantu batatu icyarimwe. nibaramuka bakumvise ndahamya yuko bazihutira kugusanga kugira ngo musangire ibyishimo. bazanyura ku ijwi rya Amerika, nibabikora tuzabatumikira, tuzakubwira. Imana ibaha umugisha cyane, namwe mukora ibintu bikomeye. nge ndibaza niba ari impano mwavukanye, niba ari ibyo mwize mu ishuri, biriya bintu narabikunze cyane. ibintu byiza nibyo bikomeye bihenze kubigeraho. Imana izabaha umugisha cyane. urakoze cyane. ijwi rya Amerika ni mwebwe ribereyeho. ibyo dukora ni mwebwe tubikesha. dukora kubera yuko mutwumva kandi muduha ibitekerezo kugira ngo turusheho kubanogera. murakoze cyane kandi mugire akazi keza n'amahoro n'ubuzima bwiza. Imana izabarinde iki cyorezo cyateye, namwe rwose izakibarinde, izagumye kubashyigikira. icyo nakongeraho ni uko uwo mukobwa Nishimwe Janine babyaranye, wavutse umwana we ubu ari mu myiteguro yo gushyingirwa ubu ngubu. yari afite ubukwe ku itariki 14 z'ukwa munani. abaye akiriho rero n'iyo nkuru nayo ni nziza yayumva kuko amaze gukura.
abaye akiriho rero n'ubwo butumwa nawe bwamugeraho abaye akiyumva abaye yumva ijwi ry'Amerika. Mbese yanabishobora n'ubwo bukwe akaba yabutaha. Agasaro kaburaga. Turatumikira kandi na Joseline Hakizimana ari mu karere ka Nyarugenge umudugudu wa Nyamiramba akagari ka Biryogo. Ndarangisha musaza wanjye twabuze ari kumwe na papa wanjye bari kumwe twatandukanye bari kumwe. None se urabarangisha bombi cyangwa urarangisha umwe muri bo? Twarangisha musaza wacu buriya abaye ariho yazatubwira amakuru nimba baba bakiri kumwe ntabwo tubizi. Umusaza wanyu yitwa nde? Yitwa Hakizimana Gideon. Naho papa wawe we yitwa nde? Yitwa Hakizimana Eliezer. Mwatandukaniye he? Twatandukaniye i Masisi. Ubwo ni mu wuhe mwaka? Muri 1996, 1996. Mujya gutandukanira aho ngaho i Masisi byagenze gute? Gerageza kwibuka ibyo wibuka bikeya uko byagenze mujya gutandukana. Urumva uko mama yamenyiye hari mu gihe cy'intambara, mama ajyana nanjye na mukuru wanjye na papa wanjye ahungana na musaza wanjye, nyine turaburana kwa kundi abantu babaga bagenda bahunga bagatandukana. Mu bantu bahungutse bavuye iyo muri Kongo nta washoboye kubabwira ati nahuye nawe aha twatandukaniye aha twahuriye aha dutandukanira aha, nta gakuru mwongeye kumenya? Nta makuru twongeye kumenya kuko nanjye mama wanjye yageze abarambura ase riranjyana iza kunjyana muri Oroferina baza kundangisha arongera arambona gutyo. Ubu muri kumwe mu Rwanda? Mbana na mama wanjye mu Rwanda. Ubu se niba papa wawe ndetse na musaza wawe bariho bakumva wababwira iki? Warakuze? Narakuze, papa wanjye nimba akiriho, ndi umubyeyi nanjye w'abana babiri, ngenda kuzuza imyaka 30. Mbese mana yanjye babaye bakiriho sinzi byaba ari ibintu bitangaje mu buzima bwanjye na mama wanjye, kuko mama we byamurenga cyane. Urumva yaradusize turi abana 3 aza kumbura abura na musaza wanjye n'umugabo, mbese byaba ari ibintu bitangaje mu buzima bwacu. Komeze utegereze wizeye, turakomeza ubushakashatsi twatangiye dufasha abitabaza agasaro kaburaga kugira ngo turebe yuko twabafasha kugashaka. Urakoze cyane. Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Agasaro kaburaga. Nabibabwiraga mu ntangiriro z'ikiganiro ukuntu gifite umwihariko w'abana bashakisha ababyeyi babo mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda, mu karere ka Kamonyi, mu murenge wa Runda, niho Nshimiyimana Fideli yatuye. Amaze imyaka 25 yarabuze nyina umubyara. Mukamusoni Katarina ni mama wanjye ndangiye. Twatandukanye mu ntambara bahunga muri Kongo, yabaga mu nkambi ya Simanga. Urumva twatandukaniye n'aha mu Rwanda, bo barakomeza ngenguma mu Rwanda. Ubwo rero ndamutekereza kugira ngo ndebe ukuntu nazababwira mukamfasha nkareba wenda ari igihe Imana yamfasha tukongera kuzahura, kuko abantu baba bati ukomeje ugatanga itangazo ukarangisha wenda bazamubona. None se kuva muri iyo nkambi ya Shimanga, kuva muri uwo mwaka w'1996 kugeza ubu hashize imyaka 25, nta kanunu uke wigeze ugira, wigeze umenya? Nta kanunu nigeze ngira, gusa ari umumama w'umukongomani umwe yagize kumbwira ko igihe yari yarabyaye njyenyine n'uwo mumama. None uwo mukongomani aza kuza turahura, arambwira ko ari umumama w'umunyarwanda usa gutyo, ko mama wanjye yari inzobe bambwiye yuko afite umwana mu Rwanda yasize bahunga. Uwo mukongomani nawe sinigeze najya kugira amahirwe yo kongera kubonana nawe, ko yari yarambwiye ati nari namubwiye nzazana ifoto nimwereke. Ubwo rero sinagiye kugira amahirwe yo kumubona, ariko ndavuga nti sinzacika intege, nzakomeza kugenda nshakisha. Ubwo aravuga ni reka mbaririze numve yuko wenda njye niba gukurikirana ibiganiro, nzagukurikira ikiganiro cyawe ukuntu ugenda uhuza abantu kandi bigakunda. Ndavuga Imana ifashije nanjye wenda nazagira amahirwe yo kugira gute
kuko wenda yaba yumva radiyo ijwi rya Amerika nanjye akumva yuko umuhungu we Nshimiyimana Fideli ziriho ndi mu Rwanda bimukundiye niba yaba akiriho yumva ijwi rya Amerika ko nawe yataha mu Rwanda azasubahura. Mu kugerageza kumuvuga uko ari n'uko ateye wavuze ko ari inzobe nta kindi kimenyetso kimuranga ku buryo uwamubona yavuga ati ubu ngubu n'utwumvise umwana we ashakisha. Mama wanjye yari umumama muremure w'inzobe inzobe cyane kabisa ubona ya nzobe atari yayindi bashakisha ko yari inzobe kandi akaba ari umumama wagira gusuka mu maso no ku mubiri. Niba akiriho mama wawe Mukamusoni Catherine akaba yumva ijwi rya Amerika akaba kumva muri uyu mwanya ni iki wamubwira? Rwose ikintu nabwira mama wanjye Mukamusoni Catherine n'umuhungu we Nshimiyimana Fideli nimba akiriho namubwira ko mama wanjye na n'ubu zimutekereza kandi muhora mukunda. Iyo mutekereje fata ifoto ye nkayipostinga. Ikindi namubwira ko ubu ngubu ndi umupapa w'abana 6 ndetse n'umwuzukuru kuko yakundaga abana najyaga amubwira ko nzamuha umwana amubyarira nkamuha abuzukuru. Abaye akiriho rwose namubwira yuko mama wanjye mukunda nubwo nigize ngira amahirwe kugira ngo andere nanjye mubone mwegere mwishimire umubyeyi wanjye, ariko niba akiriho yumva ijwi rya Amerika ndamukunda cyane kandi ndamukumbuye. Nubwo ndi mu kugenda nsa nkaho njya mu zabukuru ariko numva mpora mutekereza kandi mpora nsaba Imana rwose Imana izamfashe nimba akiriho ko yamuzana mama wanjye nkongera nkamubona nanjye nkamuhamagara mama. Ko mu bintu bintera agahinda iyo mbona abana bahamagara mama nanjye mu bintera agahinda kuko numva nanjye bintera agahinda kuba narigize nishimira ngo nanjye mpamagare mama izina mama ndimuhamagare nk'umwana uri uruhande rwa mama we. Rwose Imana ikoreye ibitangaza Venuse nkagira amahirwe nkongera nkabona mama wanjye. N'ubundi mpora mbigusabira utanzi utanambona kandi abo ufasha ni benshi nazagusabira ku Mana ku buryo ngiye cyo naba mfite gishoboka nanjye nazakwishyura kuko ibyo ukora ni byinshi cyane. Sinkubeshye imyaka navutse mama wanjye namumenye mfite imyaka 7 mumenye nabwo ari mukuru we usanze aho nari narambye atuzi mama wawe. Ubwo rero igihe cyo kuba nakwishimira nanjye mama wanjye intambara yaraje baragenda. Ubwo rero abaye akiriho anyumva yumva n'ijwi rya Amerika rwose yakumva ko namubwira ni mama ndamukunda kandi ndamukumbuye niba ariho ko nifuza ko yakongera akaza niyo namubwira izina mama wenda nkamubona mu maso birahagije. Kandi ikindi nakubwira ugize amahirwe nkahura nawe Venuse nazagushimira nazakwitura nabonye nicyo nkwitura ubwanjye najya mpora gusabira ku Mana nta kindi. Imana ijye kuba hafi kandi kubindi bigerageza. Shaka agasaro kawe uzakabona maze rero shaka agasaro kawe uzakabona wicika intege shaka agasaro kawe uzakabona shaka agasaro kawe uzakabona. Umuryango mpuzamahanga utabara imbabare CICR ruvuga ko abana bagera ku 75,000 batandukanye n'ababyeyi babo mu Rwanda kubera intambara. Bamwe muri bo bahungiye muri Tanzania, mu Burundi, mu cyahoze cyitwa Zaire ariyo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo y'ubu. Abagera ku 67,000 barabonetse ariko abandi 8,000 mu mwaka wa 2000 bari bataraboneka. Muri bo harimo umwana wa Zaninka Anonsiyata utuye mu karere ka Gasabo umurenge wa Gatsata akagari ka Nyamugari. Agasaro Kaburaga nyine ni umwana wacu, ni umwana wa mukuru wanjye yabuze mu ntambara muri 1994. Twarahunze twebwe tujya imbere we amusiga ahantu muri Ntongwe muri Gitarama ajya imbere kutureba agiye kugaruka biba bigikunze kubera amasasu yabaye menshi. Hanyuma baburana gutyo ejo bundi twumva ikiganiro ku ijwi rya Amerika twumva bati uzashaka agasaro kawe ushobora kukabona. Turavuga ati wabarangisha wenda mwazadushakira.
uwo mwana rero yari yamubyaye ari umwana umwe wenyine yabuze yari umwana w'imyaka 11 ubwo akaba yitwa yitwaga Tangishaka Bosco. Nyina we mama we ari wa mukuru wanjye akaba yitwa Mukandekezi Beatrice, ariko mama we n'ubundi araho arahari rwose, ariko agahenda kumwica. Iyo abyumvise gutyo yumva agahenda kamwica, avuga ati byibura niyo dushakisha tukamenya nimba abonetse cyangwa se atabonetse ntagume kujajaja umutima. Tangishaka Bosco kuva mutandukanye hashize imyaka 27, ubu ni umusore w'imyaka 38 yarakuze, ariko gerageza kumbwira uko yari ameze, ako gahungu kari kameze gute, kari gateye gute, katambukaga gute, kugira ngo n'uwakumva uko umuvuga ashobore kuba yavuga ati n'uyu nguyu nyina yavugaga ndamubonye. Kari agahungu k'agakara karekare keza, gafite akazosi k'imihiro, gashinzwe nyine kare, ubona ko kazaba karekare, nta rubavu kari gafite runini. Agahungu keza rwose ubona kakwitonda, ubona icyo gihe yaritondaga. Kakayumbu k'imibiri yombi, ntabwo yari igikara tiritiri burundu, yari igikara kivangeho gake, ntabwo yari imibiri yombi ikeye, ntiyari n'ubukara cyane. Ndamwibuka rwose, umwana w'amaso meza, ndamwibuka kuko nabanaga nawe nubwo mukuru wanjye twarabanaga icyo gihe nabo, ndamuzi cyane, yavutse mureba, akura mureba turi kumwe. Umwana ufite imyaka 11 burya abakuze abatangiye kumenya gutandukanya icyatsi n'ururo, ndahamya yuko nakumva azakumenya. Gira icyo umubwira nka nyina wabo. Aho ari rwose nimba yumva ijwi rya Amerika, namumenya se yuko mama we ariho, Mukandekezi Beatrice ari mu Bugesera ahantu mu Irango kuri paruwasi ya Rango ya ADEPR. Arahari rwose, hari na nyirarume yarazi witwa Ngango, arahari Ngango. Nanjye nyine ndahari, nyina wabo Zaninka na Seata, hari n'uwitwaga Nitanga nawe yaramuzi, usibye ko ubu yapfuye ejo muri 2019, ariko yaramuzi cyane kuko barasaga n'abangana, barabyirukanye. Ahari hose yakumva ko imiryango ye irahari nta kibazo. Ni ukwizera yuko yaba akiriho akazumva ubutumwa bw'urukundo mugejejeho hano ku Ijwi ry'Amerika, hanyuma ikizavamo tuzakibagezaho. Yego mwamukoze rwose, man, dufite icyizere ko agomba kuboneka. Agasaro kaburaga kabonetse. Mu kiganiro cya kane cy'agasaro kaburaga nibwo uwitwa Theogene Mukunzi ubarizwa mu karere ka Nyarugenge, umurenge wa Muhima, mu mujyi wa Kigali. Murekatete Adela ni mushiki wanjye wo kwa mama wacu, tukaba twaratandukanye mbere ya jenoside, kera sinibuka umwaka, twari tukiri batoya. Akaba yarajyanywe n'abazungu bari bagiye kumufasha kuko yari yavukanye ubumuga bwo kutagira amaguru yombi. Nifuza ko abonetse yatuvugisha, cyane ko na mama we akiriho, ashaka kumenya ko umwana we yaba ari amahoro kandi ariho. Umubyeyi we nabagize Imakurata utuye mu karere ka Ruhango mu kagari ka Kavumu, yatubwiye uko yamushakishije hose akamubura. Hari umudamu wabakoraga mu kigo cya Gatagara, naje kubona nomero ze, yaje guhunga nawe arahunga ajya i Buraya. Uwo mudamu yitwaga Aimable nza kumuhamagara, Murekatete yiganye n'abana ba Seresi, ati hanyuma Seresi yahatiri aza kubona abandi bakaresponda,
ati ubwo rero nyine yabonye abo bazungu barakomeye sinapfa kubinjiramo ni ukubanza kwitonda ati nibo bamusigaranye Serese amaze gupfa agumya ambwira nyine nkajya mpora muhamagara wandebeye kuzamubona ukambwira ubwo mbonye nambiwe naje kujya i Kigali njya kuri ambasade ngeze kuri ambasade kuko ariho twaciye n'umuzungu ajya kugenda ngo bashakire impapuro zabo zizazihereho nkomeza kubaririza bambwira ko ibintu byanyanyagiritse hari ahandi yanyohereje ndumva agapapuro naba ngafite ngo naho nzagende mbaze bashobora kumfasha kuri minisiteri ubwo rero iyo minisiteri ubwo niho nari ndimo nshakisha agatike ngo nzajye kuri iyo minisiteri mungiriye neza mwamfasha rwose nkabona umwana wanjye. igishimishije nuko mu gihe umubyeyi we n'abavandimwe be bamushakaga nawe yarabashakaga yari amaze imyaka inabashaka yarababuze ndetse yagezeho acika intege. Umwe mu nshuti ze amubwira ko yakwifashisha ijwi ry'Amerika. Twakiriye ubusabe bwe dukora ubushakashatsi kugira ngo turebe ko ahuye n'uwo twari dusanzwe dufite, dore uko yakiriye inkuru y'uko umubyeyi we amushakisha. ubu noneho ku bamenye ko umuryango wanjye ushobora kunshakisha, umutima wanjye wuzuye ibyishimo. Ndi umunyamugisha, ndishimye birengeje, ndumva nshaka kurira ariko ndagerageza kwihangana. Urumva icyo nshaka kuvuga? Kandi ndi umugore wikomeza wanyuze muri byinshi, ndifuza kugira imbaraga zihagije, ndabyizera ko ibintu nibikorwa neza bigahura, nzahita ntangira kwizigamira kujya mu Rwanda ako kanya. Ishyirahamwe Desertrine ryamuzanye mu Bubiligi mu mwaka w'1991 ryatubwiraga ko ritamuzi, ariko impapuro zimuhesha ababyeyi bamurera mu Bubiligi zikavuga umwirondoro we zashyizweho umukono n'uwayoboraga iryo shyirahamwe Georges Selis n'Umubiligi. Twasanze rero bihuye n'ibyo Immaculata Nabagize avuga ko yamwihereye Georges Selis ubwe. Igenzura rirangiye nahamagaye Nabagize Immaculata mubwira ko agasaro ke kabonetse. Imana sinakubwira ukuntu umeze, nishimye birandenga, kuryama byananiye, kurya byananiye, ibintu byose byananiye, ndumva ibyishimo byandenze, ndumva nijuse kandi ntariye. Nishimye cyane kandi nishimye, nagushimiye cyane, nibajije ibintu Imana inkoreye, noneho ndavuga ngo reka nzajye gushimira Imana, mfate umunsi wo kuzashimira Imana, mpamagara abantu mbabwire muze uyu munsi ni umunsi wo gushimira Imana, nkabwira Bikira Mariya ibyo yankoreye. Ni byiza, ni mu gihe ukwiye kubyishimira. Wari waragenze naragenze cyane, narirutse za Kigali ndagenda cyane, mpamagara Imana, nkunda gusenga, ndapfukama uwaniye wese nkamuganyira ikibazo mfite, ariko noneho Imana irantabaye. Reka nkomeze nyishimire. Mwarakoze cyane Yezu, singizwa Nyagasani, nzakubona ngushimire, ntabwo nk'uko mbonye Murekatete wanjye niko nzakubona nkagushimira. Urakoze cyane. Yego mama, Imana iguhe umugisha, murare neza, uzampuze nawe tuvugane amaso ku maso. Nzabahuza rwose, nicyo tubereyeho. Ijwi ry'Amerika ni radiyo yanyu. Imana iguhe umugisha. Urakoze mubyeyi. Akaba umusizi w'umunyarwanda Sekarama wagize ati ukwibyara gutera ababyeyi neza. Iyi ndirimbo wumva yaririmbwe n'umukobwa wawe Adela Murekatete, yahimbwe n'umuririmbyikazi Emily Sande, yitwa Breaking the Law. Ndayigutuye wowe n'abandi babyeyi mwese mubyara mugaheka mukarera. Ni hano dusoreje ikiganiro Agasaro Kaburaga.
Kaburaga, umwihariko wa Murisanga, mwese abarenganura umwana, abaharanira uburenganzira bwe, abamuhata urukundo, mugira amahoro. Mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana ku Ijwi ry'Amerika.